umuntu noneho ufata za friza ganje cyangwa se za kanyanga cya kintu iyo cyamugiye mu maraso abagomba kuba yumva nyine ari ready kuba isaha ari yose afite wakintu wewe gomba gufata ikintu bitewe n'ukuntu anamudu arimo. Ni ukuvuga ko cya kiyobyabwenge iyo cyagiye mu muntu iyo cyamwinjiyemo kenshi abenshi babifata birabubaka bikabajyamo bigatuma umutima uhora ubundi umutima uhora ugira gutya uburehareha ahantu akagitema yabona ikintu babyita ibiporezo yaba hari abantu bafata iyo miti bamara gufata ibyo biyobyabwenge bakajya gufata icyo bita igiporezo kuko n'ubundi iyo umaze gufata biriya biboro sanyemeza kombuza imbaraga gonye musengiteka nacyo nzamuburana yanyishyuriye yamyenda yose yambabariye ibyaha atumanera de niwe ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe zigakiza umutima yanyishyuriye yamyenda yose yambabariye ibyaha atumanera de yanyishyuriye yamyenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Abakunzi ba MDevote Official turabasuje kandi tubifurije umugisha w'Imana nk'uko bisanzwe. Tubashimira uburyo mudushyigikira mukanda subscribe, mukora share, mukora like na comment kugira ngo dukomeze tumenye ibyo dukora ibyo ari byo, niba bibanogeye, niba hari icyo twakosora, mudufasha gukomeza kuba abo turi bo kandi ntabwo mudutererana. Imana ibamugisha. Uyu munsi rero kuri kamera za MDevote Official twabazaniye abashyitsi, murababona abashyitsi b'umugisha. Shima Imana ko yaduhaye abashyitsi b'umugisha. Turi kumwe na bagenzi bacu, ngiye guha umwanya kugira ngo batwibwire. Karibu. Njyewe nitwa Nizeyimana Augustin. Murakoze cyane. Murakoze. Njyewe nitwa Manirakiza Victor. Umukunzi ba MDevote Official barababona ariko ntibazi ngo muri bantu ki, niyo mpamvu mbahaye umwanya kugira ngo mwongere mubibwire byimbitse mubabwire barushaho kubamenya. Murakoze abakunzi wacu. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Njyewe nabibwiye nitwa Nizeyimana Augustin. Mfite ibintu byinshi bindimo mba nje kubagezaho. Njyewe ubusanzwe umukozi w'Imana cyangwa se wenda ukorera mufite ikinyamakuru cyangwa se wenda kugira ngo babashe gusobanukirwa badukurikiye. Njyewe ubundi ndi umukozi w'Imana, ushima Imana yagiriye neza, kandi dufite n'ahandi ku yindi channel yitwa Humura TV Official. Tujya dushyiraho ibiganiro by'isanamitima, tujya tubashyiraho ubuhamya bwacu, tukabereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mujyeyo mukore subscribe, share, comment, ubundi naho mujye mudukurikira kuri ya channel Humura TV Official. Murakoze cyane.
aha murakoze. Nanjye nababwiye ko nitwa Manirakiza Victory. Abamenyereye nanone nanjye nkorera kuri Humura TV official, ni njyewe ucishaho ibyo biganiro, donc ni njye cameraman, navuga ko nanjye na producer kuko ni nanjye bitunganya twashyira kuri social media kugira ngo tubashe kuba twahumuriza ya mitima y'abababaye. Ni njyewe rero ubaha ibiganiro bya Innovation Sound, nanjye kuri Humura TV official by'umwihariko ndi kumwe na papa wanjye ahangaha, tubaha ibiganiro by'isanamitima kugira ngo tubashe guhumuriza ya mitima y'abaremerewe. Murakoze cyane bakunzi bacu, nk'uko mubibona dufite abashyitsi bacu kandi b'umugisha, nk'uko nabibabwiye tugiye guha umwanya mugenzi wacu unyegereye kugira ngo adufashe kumenya ni muntu ki, aduha ubuhamya butandukanye. Twifuje yuko aduha ubuhamya kandi we arumva afite ubwuzu n'ubushake bwo kubahiriza ubuhamya, kandi ubuhamya bukomeza kudufasha kuko mubizi ko kuri channel yacu dushyira ibiganiro bijyanye n'imirimo y'Imana itandukanye iba yaradukoreye, indirimbo z'Imana mu by'ukuri n'ibindi bitandukanye ariko byerekeza ku Mana n'ibikorwa byiza. Karibu. Iyo ngiye gutanga ubuhamya tubanza twasenga Imana kuko Imana yankuye ahantu hakomeye. Reka nsenge Imana, dusenge Imana rero ubundi mbaho ubuhamya. Mana nyiribihe, Mana nziza, Mana igira neza, wongeye kutwemerera igicamunsi nk'iki kiri imbere yawe. Mana tugiye kuvuga ibyawe databuja mwiza, wakomeje kuba mu ruhande rwacu, waraturinze, warinze uyu mubyeyi, warinze uyu muvandimwe, umwana wacu, wagize neza Mana nuhabwe icyubahiro, kandi uracyarinze abadukurikiye bose, uracyarinze igihugu muri rusange, uracyarinze abanyarwanda n'abanyamahanga bari mu gihugu, uracyarinze ibihugu duturanye, twese uracyaturinze Mana nuhabwe icyubahiro. Databuja mwiza rero tugiye kumva ubuhamya bwanjye aho wankuye. Ni byinshi ariko turagenda tuvuga bike bike, ubundi tuzakomeza tujya tubazanira n'ibindi. Murakoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka tubanze turirimbane indirimbo iri mu gitabo ya 88 ivuga ngo numva Yesu anyemeza. Amen. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka, ntacyo nzamuburana. Yanyishyuriye imyenda yose, yambabariye ibyaha, atumanira de. Niwe ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza umutima. Yanyishyuriye ya myenda yose, oh yambabariye ibyaha, atumanira de. Yanyishyuriye ya myenda yose, oh yambabariye ibyaha, atumanira de. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka,
yanyishyuriye imyenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Haleluya. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Imana yaratubabariye idukiza ibyari bitugoye, idukiza ibyatuvunaga. Hari ibyari byaraduhetamishije, hari ibyari byaraduhese imigongo. Ibyo ngibyo nibyo Imana yadukuyeho, idukiza ibyo ngibyo, nicyo gitumye turimo tuyishima. Nababwiye rero ko ngiye kubaha ubuhamya. Ubuhamya bwanjye ni burebure cyane, bwakora iminsi myinshi, ariko turagenda tuvuga buke bike, tuzajya tugenda tubagabanyirizaho ni mu byiciro abo kuri official, kuri Humura TV official narabibabwiye ko mfite ibintu byinshi. MDVoto official ahubwo batega amatwi gake tuzashyira mu byiciro tugende tubureba mpaka tunabwumve kandi bigire icyo buduhinduramo. Ni nayo ntego. Ni intego ni uguhinduka. Muri iyi minsi ni uguhinduka. Njyewe ndi imbere yanyu, Imana yangiriye neza, impindura nayo ndi umuntu. Ibi nababwiye ko hari ibyari byarampitamishije. Njye nayo ndi umurasta, narabibabwiye kuri Humura, nayo ndi umurasta, kandi njye narabaye umurasta ndi umwana mutoya. Njyewe nabaye umurasta, njye natangiye kujya mfata ibiyobyabwenge. Kuba rasta hari abantu benshi babona ko umuntu ari mu biyobyabwenge, ariko oya, ntabwo kuba rasta ari ibiyobyabwenge, ahubwo hari ikikubamo kikakubata, hari ikikwinjiramo ukakishingikirizaho. Njyewe rero nabaye umurasta, umurasta muri ba bantu bafataga ibiyobyabwenge. Njye mukozi w'Imana, njyewe nafashe ibiyobyabwenge ndi umwana mutoya, nabibabwiye niga mu mwaka wa 3 primaire, nibwo natangiye gufata ikiyobyabwenge cyitwa urumogi. Maze gufata ikiyobyabwenge cyitwa urumogi, mpita nkurikizaho ikiyobyabwenge cyitwa mayirungi. Hari abahekenya mayirungi, ubwo abazirya barimo barabyumva nyine, ariko abatabizi, mayirungi ni utuntu tw'utwatsi umuntu agenda ahekenya akamira utuzi, kwa kundi ugenda umira twatuzi ukagenda wumva nyine ibintu bihinduka nyine. Uko yufata ziriya furi hari ibintu bigenda bihinduka. Hari ibintu bigenda bihinduka, abarimo kuzifata muri uyu mugoroba bwo nabo barabyumva ko hari biri guhinduka, ariko Yesu nawe arabashaka ko aricyo yabemeza. Amen. Hari icyo Yesu nawe yabemeza, nabo bagahindukira. Njye nafashe rero ibyo biyobyabwenge, ntangira kunywa urwo rumogi, ntimekenye twitwa mayirungi. Hashize uko ngenda nkura, mpita mfata icyitwa kanyanga. Uko ngenda nkura, ubwo urumva nari ndi umwana, uko ngenda nkura ngenda ngera ku cyo bita kayamani. Abafata kayamani barazizi. Kayamani ni cyo bita kokayeni. Ni ikiyobyabwenge ufata gutya, ugenda ufata wishatse ukibogeka mu rwara, ubundi ukagenda ugifata. Kokayine kayamani nayifashe. Nanjye usibye kubibona muri filime, ntabwo nzi ko kokayine, ntabwo nzi ko wenda mu Rwanda wenda hari naho ziba zihari. Ziba zihari, ariko ntabwo wapfa kumenya ngo uri yarayifite. Ariko iyo uri icyo bita shurayi, umenya nyine aba bashurayi baba bazifite nyine bakagutambaza. Hari icyo bita gutambaza. Gutambaza ntabwo wabimenya wowe, ariko gutambaza ni uguhereza abantu nyine bya bintu batambaza nyine bahereza. Njyewe ubwo rero nafashe ibyo biyobyabwenge, icyo gihe nabifashe ni kera cyane, mbere y'intambara. Nabifashe mbere y'intambara, ubwo mbere ya jenoside nibwo nabifashe. Ubwo urumva nari ndi umwana mutoya. Navukiye mu karere ka Gakenke, mu ntara y'Amajyaruguru. Aho ngaho rero niho navukiye, niho namye, niho natangiye gufatira ibyo biyobyabwenge. Ntangira gufata ibiyobyabwenge rero ndi umwana mutoya. Icyo gihe narabibabwiye, nkimara gufata ibiyobyabwenge, nkimara gufataho nahise ndeba mu tuntu twajya tureberamo filime, wajya gukaraga gutyo ukareba filime. Njye namaze kureba filime, nkimara kubona muri filime nkasemo, mpita mbonamo umuntu w'umujama nyine w'umubobo marire nyine we bita Bob Marire, mpita mubonamo arimo akubita ingoma, mpita yari rasta.
mpita mbona arimo arakubita ingoma, mpita mbona arimo arakubita imyotsi, ndavuga nanjye kiriya giti nanjye ngomba kucyemeza, noneho nanjye nkafata izo free nyene nanjye nkamera nkawe. Nibwo natangiye kumva ko uko bimeze kose nindangiza kwiga ngomba guhita nkora icyo bita dread, nkaroringisha umusatsi, ntangira gukurura amateka ya Bob Marley, ntangira kumenya amateka ye, nkurura amateka ye, numva papa wa Bob Marley, numva mama wa Bob Marley, hari Cedera Marley, hari Novelvar Marley, abo n'ababyeyi ba Bob Marley. Nanjye ndavuga nanjye ngomba kuba gukunda ya musaza, nanjye nkajya muri uwo muryango, nanjye nkamera nkawe. Nkuru amateka ye noneho mpita numva amateka ye nayigisha icyo bita one love, mpita numva nayigisha urukundo, ndavuga ino ubuzima buri hariya rero nanjye ngomba kubigira urukundo, nanjye nkajya kiriya giti afata nkuru amakuru, mpita menya amateka yacyo, nanjye ntangira kugikamirika, noneho nanjye ntangira gufata icyo bita free. Hari igihe wumva ngo ni free, ariko free ziba zitandukanye, ariko ubwo njye natangiraga gufata izo free z'icyo giti nyine cyitwa urumogi. Ariko nta muntu nk'urumogi wemera kandi urumogi, kuko rugira amazina menshi. Hari icyo bita amawidi, hari icyo bita amaganji, hari icyo bita ganja plant. Ibyo byose ni amazina y'igiti kimwe nyine. Tangira gufata rero icyo giti, icyo gihe urumva nari ndi umwana mutoya, nkimara gutangira gufata icyo giti, urumva kujya kwiga byatangiye kujya bigenda bigabanuka, bivamo bigenda bigabanuka. Noneho mpita numva ko ngomba guharanira ko ahubwo ntagomba gukomeza kwiga, ahubwo byaba vuba nkasoza, ubundi nkakurikira ubuzima bwo gushaka n'imibereho, nifatira na kiriya giti nkisumbiye. Gusumba no kugura nyine, nkisumbiye nkavuga ati nanjye ngomba kujya nkisumbira nanjye iki giti, nkajya nkifata ntakisumbiye. Njya muri ubwo buzima, niga primaire, maze kwiga primaire yaho ku kigo cyahitwa mu Kirebe, ubwo abari mu ntara y'Amajyaruguru, ku kigo cyahitwa mu Kirebe ndabashohoje. Jewe rero ubwo muri ubwo buzima nabaye muri ubwo buzima, nkomeza ntangira gufata icyo kiyobyabwenge, ntangira gufata ayo mawidi, ubwo ntangira gukomeza gukamirika, bita mfata ibyo biyobyabwenge nyine, ndabinywa numva bingiyemo. Hari ukuntu nk'ibiyobyabwenge ukumva bikugiye mu mubiri, ukumva bikugiye mu mitsi, ukumva bikugiye mu maraso, ukumva bikugiye mu mano, ukumva umubiri wose izo free zakugezemo. Ngubwo rero ubuzima ngiye nabayemo icyo gihe, mpita mfata izo free, nkomeza kwinywera icyo kiyobyabwenge, numva noneho kiranyingiyemo neza, kinyinjiyemo. Murabizi nagiye mbaho ubwo buhamya, n'aha ndimo ndabubagezaho, ko icyo kiyobyabwenge cyangiyemo numva kingezemo. Nibwo natangiye kujya mfata n'ikiyobyabwenge cyitwa kanyanga, kanyanga nayo ntangira kujya nyinywa. Ubundi Imana yangiriye neza, nari ngeze mu rwego rwo turi abantu babiri twanywaga litiro 3 za kanyanga, turi abantu babiri. Nimvuga kanyanga bahite bumva ko zabaga ari kanyanga zidasanzwe. Ni kanyanga ushyira mu itara rikaka, ugacana, ugashyira mu gacupa cyangwa itadowa, abakoresha itadowa baratuzi, nashyira mu gatadowa tugacana ikaka. Iyo rero ntabwo ibisanzwe. Imana rero yangiriye neza icyo gihe, komeza kundindira muri ubwo buzima. Nababwiye ko nize primaire aho ngaho, nkimara gusoza primaire byabaye ngombwa ko bampa akazi aho ku kigo, kuko babonaga ndi umuntu icyo bita sharp. Icyo bita sharp rero ni wa muntu ukora ibintu yumva ibintu bimurimo. Ngiye nafataga izo free, namara gufata izo free nkumva imbaraga ziraje. Ngiye numvaga imbaraga nzifite, kuko nabaga nafashe izo free, icyo biyobyabwenge nabaga nabifashe bikantera imbaraga. Noneho ngiye namara kumva mfite imbaraga, ariko ntabwo abarimu bo bari babizi. Sharp rero ni umuntu ukora icyo bita, ubu basigaye babyita faster, no gukora vuba vuba. Ngiye numva ngomba gukora vuba vuba, ngiye ko nafataga cya kiyobyabwenge. Hari abantu bari gufata ibiyobyabwenge ubu ngubu, reka mbanoshiraho gakeya. Abantu barimo bafata ibiyobyabwenge, mukora uburyo mugabanya cyangwa se muveho, ujya kuva ku kintu wabanje wagabanya. Kuko nanjye njya kuvuga ngo ngiye kubireka, ndabaha ubuhamya bw'ukuntu byagenze. Fata umwanzuro wo kuvuga ngo ndabiretse, ndabaha ubuhamya bw'ukuntu byagenze. Abarimo kubifata muri iyi minsi, kuko guhita babireka ntabwo byoroshye.
biragoye kureka kiriya kiyobyabwenge ko iyo cyakugiye mu maraso kikakujya mu mitsi kikakujya mu mano, imbaraga z'Imana nizo zuruka zikakuzamo zigakora kugira ngo bashe kubivamo. Ndibyo ndabibabwira ukuntu bimeze. Njye rero namaze gufata icyo kiyobyabwenge, nkafata icyo kiyobyabwenge nababwiye urumogi, maze gufata urumogi ntangira guhekenya amayirungi, ntangiye guhekenya utwo twatsi twa mayirungi, niho naje gukubita icyo bita kanyanga, mvuye kuri kanyanga ndagukubita icyo bita kayangana. Murumva ntare naramenuje bene tata, ariko Uwiteka ngiriye iki neza, Uwiteka ngiriye iki neza. Rero reka mbabwire rero abakurikiye, rero barimo badukurikira, bari gukurikira ubu buhamya, nababwiye ko ari byinshi cyane. Namaze kugera mu mwaka wa 7 niho narangije primaire, maze kurangiza primaire abarimu baho kubera babonaga ndimo mfite sharp, baravuga bati uyu Nizeyimana rero ugiye nitwaga Nizeyimana Augustin nabibabwiye, nibyo zina ry'ababyeyi. None abo bati rero Nizeyimana rero tugomba kuguha akazi ukajya udukorera. Ukajya udukorera, utakazi bamuguhaye nakahe rero. Simufite amatsiko menshi cyane. Njyewe bampaye akazi ko kujya mbatekera, bakajya barya ku kigo, kuko urabona ko hari abaturukaga hirya kure, hari resitora bajyagamo ariko babona ko itabagabura ibintu bimeze neza, ariko baravuga bati rasta rero uriya ni Nizeyimana, numva ni Nizeyimana wamuha akazi yajya dukorera, none tukajya tumuhemba ku kwezi. Ute wakoreraga amafaranga ngahe? Hari ikiganiro nababwiye kuri official tuzabagezaho cy'abakozi, murahishiwe muzagerayo murebe. Noneho urumva ngo ngiye kuvuga ngo hari ikiganiro cy'abakozi, nuko nabanje nanjye naragakoze. Naragakoze mwene da. Nje naragakoze icyo gihe nakoze akazi ko kujya mbatekera aho ngaho ku kigo cya primaire. Nkatekera abarimu barenga 10 nabangaye bari benshi. Njyewe nafataga icyo bita urumogi ari rwo ganje. Nkafata mayirungi, kokayine kokayine naje kuyifata nyuma maze kugera mu mujyi wa Kigali, none maze gukamira kanyanga. Ndabona kokayine kandi irahenda. Ari amafi arahenda, ntabwo mwapfa kuyiteza. Ariko Imana yangiriye neza. Hari ikindi kiyobyabwenge ngiye ntanyweye, njya nshima Imana ko ntigeze nkinywa. Icyo kiyobyabwenge bakita mugo. Mu biyobyabwenge narabifashe, ariko hari ibiyobyabwenge bibiri ntafashe. Hari icyitwa mugo, hari n'icyo kujya mu burayi. Ibyo biyobyabwenge byo Imana yarayendeze, ariko nibyo nafataga nabyo byari danje. Noneho nkimara kugera ku kigo, bakimara kumpa akazi ntangira kubakorera, nifatira za furi nkakora fast. Ndabakorera baranyishimira, bamaze kunyishimira bampembaga amafaranga 1000 ku kwezi. 1000 yari menshi cyane. Mbere ya jenoside yari menshi 1000. 1000 cyari cyinshi kuko ngewe 1000 cyaranguraga igazi ya Mitsingi. Igazi ya Primus yaranguraga amafaranga 900. Ndababwira ngewe nubwo nafataga izo free, mbamaze kumpemba 2 ntangira kubacuruza mu byeri, nkavuga ni mujye mufata akantu mugafatire hafi. Mitsingi mugafatire hafi kugira ngo mbone nyine uko none surumva yandi ari boza ubwoko bushyashya bwe. Hari amatsiko nyangira ariko njya numva ngo abantu bafata ku biyobyabwenge, umutima wabo ibintu byose bakora aba ari ugushora mu biyobyabwenge gusa, nta kindi kintu babaza. Niko koko bimeze. Ubundi mu bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge, nababwiye ko iyo ufata ibiyobyabwenge hari icyo bita free. Umuririmbyi yararimbye ngo freedom. Ubundi freedom ni ikintu cyiza. Noneho wa muntu ufata za free za ganja, noneho ufata za free za ganja cyangwa se za kanyanga, cya kintu iyo cyamugiye mu maraso abagomba kuba yumva nyine ari ready kuba isaha ari yose ati wakintu wewe ngomba gufata ikintu, bitewe n'ukuntu na mood arimo. Ni ukuvuga ko cya kiyobyabwenge cyagiye mu muntu, iyo cyamwinjiyemo kenshi abenshi babifata birabubaka bikabajyamo, bigatuma umutima uhora, ubundi umutima uhora ugira gutya uburehareha kubera za drogue. Warombaje ikibazo cyiza ko iyo umuntu afata zira drogue, umutima n'ubundi ntabwo buri hamwe, uhora urehareha. Noneho byajyana na ryarari ryuko agomba gushaka ubuzima wenda bumugoye, yamara gufata za free zikamwerekeza gushaka ubuzima bwa hafi. Niho ujya wumva abantu bamwe ibiyobyabwenge bakunda kugira gute, bakunda kujya
yabona igitoki cy'ahantu akagitema, yabona ikintu babyita ibiporezo, yaba hari abantu bafata iyo miti bamara gufata ibyo biyobyabwenge bakajya gufata icyo bita igiporezo, kuko n'ubundi iyo umaze gufata biriya biboro. Nkibabwira ubuhamya bw'ukuntu ubwo icyo gihe nakoreraga amafaranga 1000. Ayo mafaranga rero 1000 namaze kuyakorera amezi 2, ubwo byari 2000. Noneho kwa gufata cya kiyobyabwenge hari ukuntu gituruna, ukuntu kigahita kikwereka kuvumbura kugira ngo uzajye ubona n'iki n'ibindi, n'ukuntu uzajya ugura bikoroye, unywa byinshi unabishaka binakoroyeye. Mana nyagasani wagize. Noneho icyo gihe nahise ngira igitekerezo cyiza, mpita ntekereza ni aba barimu nzabakuramo amafaranga gute ko iki gihumbi kitazampaza. Igihumbi cyaguhaza nkereta nubwo hari icyo gihe amafaranga yari akifite imbaraga, ariko uko yari afite imbaraga n'ubundi urumva nanjye nafataga ibifite imbaraga. Nanjye nafataga ibifite imbaraga. Biriya bintu biba bifite imbaraga. Iriya myotsi utazabona umuntu uyifata yahinduye ijwi yatangiye kuvuga burya ntabwo biba byoroshye. Noneho njye nahise mvumbura ikintu cyitwa kuvuga gute gucuruza mu barimu icyo kunywa. Avuga ati aba barimu iyo bamaze gufata icyo kurya bajya kukabara ahantu, ariko njye ndashaka kuzajya mbahereza akantu hano hafi, bamara gufata icyo kunywa bakarenzaho ako kabyeri bakajya kwigisha. Abarimu bafata kabyeri rwose ubu muri iyi minsi nyine ntabwo byoroshye, mwihangane ngo kujya kwigisha wanyweye ubu ntabwo byemewe. Vango shitani yakoresha bifite imbaraga byose. Bifite imbaraga. Ahantu hose hari ibikorwa bya shitani byose kabisa yakujyanaga. Ugere kuba ngo ibyo biyobyabwenge, ugerekeho noneho no kuba urimo guhereza inzoga abantu mu gihe cy'akazi. Noneho cy'akazi bagafata akantu nyine. None se aricyo byari bimbwiye se. Abarimo kugafata rega buriya nta kintu babibwiye ukaba. Wewe warinjiza. Ngiye numva nshaka kwinjiza kugira ngo njye nibonera nyine za mayirungi nyine. Nibonere na bya bibaba nyine. Babyita ibipampa. Abari gufata ibipapa rwose nimwumve ko ndimo kugira, ariko ni ibinyobwa byanyu. Nanjye byari ibyanjye, ariko Imana yangiriye neza. Namwe mbifurije ko Imana izabagirira neza, namwe mukaruhuka iyo mihate yo gufata ibyo biyobyabwenge. Amen. Ubwo rero icyo gihe ni imbere ya jenoside. Jenoside imaze kuba, ubwo yarabaye, ubwo ni birebire, irangije kuba, hita mvuga ati noneho nanjye ngomba kugira gute gutakara muri Kigali nyine. Nanjye nkajya Kigali City, nanjye noneho nkagera Kigali. Urumva kwa kuri nafataga, kwa kuri ndimo mfata bya biyobyabwenge, nahise numva niyongoje ikintu cyiza cyo kuvuga ati nawe wigire mu murwa nyine. Ndavuga ati umurwa ngomba kuwukandagiramo. Nkimara kuwukandagiramo mpita mvuga ati noneho ubuzima n'ubu ngubu burahindutse, ngomba gutunga nicyo bita dread. Ariko nagize amahirwe ngeze Kigali mpita mpura n'ababyeyi, tubana neza kugezana n'iyi saha tubanye neza. Abo babyeyi ndabashuhuje, harimo bakuru banjye, harimo barumuna banjye, ariko uwo mubyeyi wari wanyakiriye n'abana be we yaje gupfa, ubwo babyita gutaha, yaritahiye yarapfuye, ariko abana dukomeje kubana neza. Ntimugire ikibazo ahubwo mukore subscribe, mukomeze mwirebera ubuhamya. Twakomeje kubana rero, mbana nabo. Nkimara kubana nabo ubuhamya ni burebure cyane, ubwo nzagaruka mbabwira ukuntu noneho muri ubwo buhamya ukuntu noneho naje kuzinga dread noneho nyirizina, ukuntu naje gutunga kiriya gisage, ukuntu naje naretse kikiroringa. Kwiroringa ni ukugira ngo dread ziroringe nyine, babyita kwiroringa. Ubundi abarya umuti nibo babiza, bafata za cya kiyobyabwenge bakunda kwiroringa cyangwa se kuroringa umuti cyangwa se kuroringa kwa dread, ukuntu zaje kwiroringa nzabibabwira ubutaha. Tuba dufite umwanya muto, ariko dufite ibintu byinshi cyane byo kubabwira. Ubuhamya bwa Nizeyimana Augustin Elias Rasta ni burebure cyane. Ubwo waje kugera i Kigali ushyiraho na dread wa Rasta wa nyawe nk'uko wajya kubibona Bob Marley abifite. Dread ziriroringa barabizi, zageraga hasi zarakuze zarayorinze, zigwa no mu mugongo, zigera mu mugongo, kugeza ubwo igihe Lucky Dube yaje mu gihugu, murabyibuka abakunzi ba Lucky Dube kuntu byagenze icyo gihe, kugeza ubwo zarakuze zaramanutse ku buryo na Lucky Dube yari yashatse ko azatujyana aho bita Jamaica. Murumva byari byarakomeye, byarakuze, byarirorinze nyine, byarabaye ibiziriko.
babyita ibiziriko zarirorinze nyine icyo bita dreads. yego waje kuvamo Kubivamo rero urabona ko dufite umwanya muto ariko nzagaruka ahubwo mbabwire ukuntu Yesu agira neza. abakunzi ba MD Photo Official amatsikaranyishe byose nigahora mwitama. nakomeje kumva uburyo ibintu byagenze, nkomeza numva uburyo ki yaje kunywa ikiyobyabwenge kimwe kikavaho agashyiraho ikindi kikavaho agashyiraho ikindi, uko yabitangiye ari umwana, ko yaje kuva mu ishuri akaza kujya mu kazi ko guteka, akaza kujya acuruza amayoga, uko yaje kuvayo akaza Kigali akongeraho n'ibindi biyobyabwenge, ko yaje kugira dread agashyira ku mutwe. Dufite amatsiko y'uko yaje kubivamo. Rero nyine nta kundi twabigenza, amasaha aradufashe, ikirere kirabizanye, ariko muri part 2 tuzamenya neza uburyo izi dread zaje kuvaho, uburyo yaje kuva mu biyobyabwenge, uko Imana yamuhaye agakiza, uko yakijijwe. Amatsiko arahanyishe kuganye numva ataravuga aha. Mukurikirane, mukore subscribe, share, like na comment kugira ngo tuzabashe gukurikirana part 2 isigaye. Yego. Nta kundi. Muvandimwe mwakoze nyine, nta kundi. Ubwo nyine umuntu tayari akomeza kurikirane, akomeza kure subscribe kugira ngo tuzabashe kubona igice cya kabiri gikurikiraho. Murakoze cyane, turabakunda. Twabasengera Imana kugira ngo dusoze neza. Nyakubahwa Imana turagushimira kandi turaguhimbaje, tukubahira imirimo yawe ikomeye udukorera, igaragara mu bikorwa, mu magambo tuvuga, udukura ahantu kure twebwe byacu tubona ko hadashoboka, uko wakwiye mugenzi wacu mu biyobyabwenge, uko wamugiriye neza mu biyobyabwenge bitandukanye byangiza umutima n'umubiri, ukamuremamo igikoresho cyawe cyiza kandi mwiza. Aragushima, agushima uko wamukuye ku rumogi, agushima uko wamukuye ku biyobyabwenge, uko yanyweye inzoga nyinshi zitandukanye, ukamugirira neza ukaza kumukurayo. Nyakubahwa Imana turagushimye kandi turaguhimbaje, turagusabye kugira ngo udufashe, uzanadufashe no mu gice cya kabiri, kandi ufashe n'abari ahangaha bakurikirana, bashobora kuba harimo abakora ibi nk'ibyo yakoraga, kugira ngo uzabafashe kumva